Aha, turabasuhuje inshuti bavandimwe mudukurikiye. Turi kuri Tuzatabarwa TV. Iyi ni ya channel yacu, platform icaho ubutumwa bwiza, indirimbo z'abaririmbyi, ndetse n'ijambo ry'Imana. Turabishimiye rero, twishimiye kubana namwe. Uyu munsi rero noneho twabazaniye umutumirwa, ni umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Uwiteka ufite impano z'Imana. Muramubona kuri kamera n'uyu nguyu. Hanyuma rero ndagira ngo adusuhuze, tumwakira adusuhuze, hanyuma atubwire amazina, narangiza ahita dusengera Imana kugira ngo ndetse ahita anakomerezaho mu ijambo ry'Imana tubwire icyo yaduteguriye. Karibu Faustin, utwibwire udusuhuze. Nabasubije mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabane namwe. Amen. Nitwa Ndikubwimana Faustin, ndi umukristo, nsengera muri Anglikani. Birenze ibyo Uwiteka Imana duhana ibyiza. Ndaje no kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, ariko reka tubanze dusenge. Mana, turagushimiye, tugushimiye ko waturinze ukarinda imibiri yacu ndetse n'ubwenge bwacu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri aka kanya rero tugiye kuvuga imbaraga zawe no gukora kwawe, turakunyinze kugira ngo uzubane natwe kandi udushigikire, n'aba ari twebwe, ahubwo izina ryawe aba ryo gusa rihabwe icyubahiro. Icyo tubanje guheza ni abazimu muri kano kanya, badayimoni uburyo bwose abo turirukanye, kandi Uwiteka nyagora ku ngoma buri umwe wese uzumva rino jambo riteka uzaca mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, ahubwo rizashinga imizi mu mitima ye, mu mutima we. Urakoze kumvishe gusenga kandi urakoze kuyubahishije. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu dusenzemo twizeye, amina. Kadusome ijambo ry'Imana. Narihaye umutwe w'amagambo uvuga ngo Imana izagutabara nawe ugishije inama. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo Zaburi ya 41, turahera ku murongo wa 6 turageza ku wa 12. Kadusome mu izina rya Yesu. Abanzi banjye banyifuriza nabi bati, azapfa ryari ngo izina rye ryibagirane, kandi umwe muri bo iyo aje kunsura abancunga, umutima we ukizuza inama mbi, agasohoka akabivuga. Abanyanga bose bamvugira mu rwongorerano, bangirira inama zo kungirira nabi bati, indwara ikomeye imubayeho akaramata, noneho ubwo aryamye ntazabyuka ukundi. Kandi inshuti yanjye magara nizeraga nagaburiraga niyo imbanguriye umugeri. Ariko wewe Uwiteka umbabarire umbyutse kugira ngo mbiture. Iki nicyo kimenyesha yuko unyishimira, nuko umwanzi wanjye atazavugiriza impundu kunesha. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Ijambo ravuze ngo abanzi bacu ntabwo bazavugiriza impundu kunesha. Birashoboka ko waba uri mu ntambara nazi, ariko Uwiteka Imana izo ntambara arazizi kandi arazisobanukiwe. Magambo azabaho, inzara izabaho, kwangwa n'imiryango bizabaho, ariko Imana iravuze ngo ntabwo abanzi bawe bazavugiriza impundu kunesha. Uwiteka Imana ahabwe icyubahiro. Ngo abanzi banjye cyangwa mu kimwe abanzi bawe bakwifuriza nabi, banyifuriza nabi, azapfa ryari ngo izina rye ryibagirane, azasara ryari, bazamusohora mu nzu ryari, azirukanka ku musozi ryari, bazamusohora mu kazi ryari, bazamuha piriyafe ryari. Ngo ariko ikimenyesha yuko unyishimira ngo ni uko umwanzi wanjye atazavugiriza impundu kunesha. Imana ivuganye nawe yuko batazavugiriza impundu kunesha. Ntabwo nzi urugamba waba uri kurwana urwo ari rwo, ariko Uwiteka Imana arakubwiye ngo komera kandi ushikame, ntabwo bazavugiriza impundu kunesha. Abanzi banjye ngo banyifuriza nabi, azapfa ryari, azaseba ryari, azirukana ku musozi ryari, azasara ryari, bazamushingura ryari, irabira azayisohokamo ryari, urucuruzo rwe ruzahagarara ryari, azahomba ryari, azandagara ku musozi ryari. Ariko Uwiteka Imana avuganye nawe ko batazavugiriza impundu kunesha. Imana ishimwe cyane. Turashimira Imana ko iri mu ruhande rwacu
kandi ikintu nshimiraga Imana ni uko ibyo byose ibibona ikabyihorera, yamara kubyihorera ikanadutabara abanzi bacu bari kureba. Ikintu nkundira Uwiteka ni uko iyo agiye gutabara ataja kugisha inama abanzi bacu. N'umuryango wawe Uwiteka ntabwo azaja kubaza ngo mbese bizagenda gute, oya, uko bizagenda ni Uwiteka Imana ugize ute ubizi. Imana yavuze ngo abanzi bawe ntabwo bazavugiriza impundu kunesha. Intambara zo zizabaho, amagambo yazaza, n'abakwanga bazabaho, ndetse n'abakuroga bazakuroga, amahembe bazayohereza, no kukugambanira bazakugambanira. Ariko Imana iravuze ngo testipo fe enema, Imana iravuze ngo ntabwo abanzi bawe bazavugiriza impundu kunesha. Uwiteka Imana ahabwa icyubahiro. Ntabwo nzi urugamba uri kurwana narwo urwo arirwo, ariko Uwiteka Imana aravuze ngo ntabwo bazavugiriza impundu kunesha. Iri jambo rigukomeze, kandi iri jambo ryongere rigarura ibyiringiro mu mutima wawe. Ntabwo abanzi bacu bazavugiriza impundu kunesha. Ni ukuri mureke mbabwire bene data, mbere y'uko uvuga ngo Imana yarakwibagiwe, mbere y'uko uvuga ngo Imana yaragutaye, mbere na mbere banza wibuke ibyo Uwiteka Imana yagukoreye. Numara kwibuka ibyo Uwiteka Imana yagukoreye, biraguhereza imbaraga zo gukomera. Uhita uvuga ngo yakoze biriya, n'ibindi izagira ute izabikora. Kuko hari intambara nyinshi Imana agira turwanirira, imiryango yacu itabigizemo uruhare, abo dusenga n'abatabigizemo uruhare, abo tuvuka n'abatabigizemo uruhare, ariko Uwiteka Imana abigiramo uruhare, aradutabara, araturengera. Kuba tugeze na hano ngaha no kuba twambaye gutya ni ukubera ijambo Uwiteka Imana yavuze. No kuba turi hano ngaha dusa neza gutya ni ukubera ijambo Imana yavuze, kuko ntabwo twahoze tumeze gutya. Abantu baduhaye imyaka batubwira yuko tutazabaho, abandi baduha ukwezi, abandi bavuga yuko ibyo tugiyemo bitazakunda, ariko turashimira Imana ko ikidukomereje mu gakiza. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Abanzi bacu ntabwo bazavugiriza impundu kunesha. Imana ivuganye nawe muri no jambo ngo ntabwo bazavugiriza impundu kunesha. Guterana aho bazaterana, ukugambana aho bazakugambanira, ndetse no kuroga bazaroga, ariko ibyo ntacyo bizatanga. Uwiteka Imana azabitesha iki agaciro. Ngo abanzi banjye banyifuriza nabi, ngo azapfa ryari ngo izina rye ryibagirane. Ngo kandi umwe muri bo ngo yaje kunsura abancunga, umutima we ngo kizuza inama mbi, agasohoka akabivuga. Ngo abanyanga bose bamvugira mu rwongorerano, ngo bangirire inama, bakaje inama yo kukugirira nabi cyangwa yo kungira nabi, bati indwara ikomeye imubayeho akaramata, ubushomeri bumubayeho akaramata, ubukode bumubayeho akaramata. Ngo ariko ikinyemeza yuko nyishimira nuko umwanzi wanjye atastikope fonesire atazavugiriza impundu kunesha. Imana ishimwe cyane. Turashimira Imana ko yatubaye hafi, ikaba mu ruhande rwacu, ikaturengera, nta mwana w'umuntu bigizemo uruhare. Ndagira ngo buri umwe wese wumvishe rino jambo rimukomeze, kandi ryongere rigarura ibyiringiro mu mutima we. Birashoboka ko wari umaze gucika intege, uri kuvuga ngo biracitse, ariko nta gicitse. Tubuze umutima, nta gikuba gicitse. Imana iravuze ngo iyabanye nawe cyane, yakurengeye muri rwa rugamba rukomeye, inayongeye kuza kubana nawe muri urugamba uri kurwana narwo. Kandi nkuzaniye itangazo rivuga ngo aho wari uri, Uwiteka Imana agiye kuhagukura. Imana igiye kukuremera ubuhamya, nta mwana w'umuntu bigizemo uruhare. Imana igiye kukuremera ubuhamya, imiryango yawe itabigizemo uruhare. Mbese wowe wivuga ngo bizaca, ngo bizanyura mu yihe nzira? Nkuzaniye itangazo rivuga ngo umugambi w'Imana uje kwishakira inzira. Umugambi w'Imana ugiye kwishakira inzira. Aho bizaca weho ntabwo hazi, ariko aho bizaca Imana yigize ute irahazi. Imana iravuze ngo abanzi bawe ntabwo bazavugiriza impundu kunesha. Niba ari ukuririmba ugumye uririmbe, niba ari uguhanura ugumye uhanure, niba ari ukuvuga ijambo ugumye urivuge, niba ari ugufasha ugumye ufashe. Imana ivuze yuko abanzi bawe batazavugiriza impundu kunesha. Uwiteka Imana ahabwa icyubahiro. Reka dusenge Imana kubwo kumva rino jambo, kandi buri umwe wese wumvishe rino jambo nirimukomeze, ryongere mbese rigira icyo rikora mu mutima we. Imana ishimwe. Kadusenge. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ko waturinze, ukarinda imibiri yacu ndetse n'ubwenge bwacu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro.
nyagora ku ngoma, ndakwinginze kugira ngo buri umwe wese wumvishe ino jambo kugira ngo umukomeze kandi umushigikire. Uvuganye nawe yuko abanzi be batazavugiriza impundu kunesha. Uvuganye nawe yuko uje kumurengera kandi uje kumutabara mu maso y'abanzi be, bakamenya ko yasenze Imana, bakamenya ko yagendanye nawe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nyagora ku ngoma buri umwe wese iri jambo rizageraho. Uwiteka Imana izamutere guhinduka ndetse no gukomera. Urakoze kumvishe gusenga kandi urakoze ko wibahishije, urakoze ko wiyerekanye kubwira ijambo. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu dusenze mutwizeye, amina.